Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Bigireherezo TV, turabashimiye tubahaye ikaze kandi kuri Bigireherezo TV nk'uko bisanzwe muri kumwe na siwo wayo Theoneste Niyonzima ndi umupapa. Turi mu rugo niho dukorera kenshi, turi kumwe na cameraman, mwese turabashuhuje. Tugize ngo Imana ibahe umugisha, tubifurije kugira impagarike n'ubugingo. Turegera ngo kandi muri ibi bihe bitoroshye turimo bya coronavirus, tubwire abantu ngo nimwihangane kandi mugerageze kwirinda. Nyaboneka iki kintu cy'icyorezo cyatuziye ntabwo cyoroshye, mugerageze mwirinde, mukurikize amabwiriza dusabwa, kwambara agapfukamunwa, gukaraba intoki ndetse no kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi. Nubwo ubuzima turimo butwoburira gushaka kugenda dushakisha imibereho, ariko tujye tugerageza nako ka message kaba gakenewe nk'abantu basobanutse, nyine abantu bakurikira Bigireherezo TV. Nta kitagira iherezo, ni covid izarangira ndizeye, kandi turi gusaba Imana ngo igire ibintu ishyiraho iherezo. Nk'uko umuyaga uza ugahuha ukagenda hakaba ituze, ni nuko iki kintu kizagenda. Imana iduhe umugisha rero, reka dutangire tubaganirize. Imana iduhe umugisha, ariko tutaratangira kugira ngo tubaganire ijambo ry'Imana, ndashaka kubasengera kugira ngo tubone uko tubaganiriza ariko twamaze gusenga. Mana nyir'ibihe, Mana nyumva gusenga, Mana ikiranuka, Mana irebera hose icyarimwe, Imana yumva abantu bagenda mu ndege, ikumva n'abagenda n'amaguru, Imana ireba abarara muri etaje, ikamenya n'abarara mu nzu z'ibyondo, ndetse Imana yumva abantu baba baraye mu nzu, ndetse n'abarara hanze n'ababana babiriya mu mihanda nabo urabumva. Tugushimiye kuri Imana y'ibifite imibiri byose, tugushimiye kuri Imana idakoze isoni, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye uburyo ki twitaho uko bwije uko bukeye. Habwa icyubahiro Mwami. Aya masaha turasenze, turaguhamagaye mu izina rya Yesu, nuze kubana natwe, nudukomereza amaboko, reka ineza y'Imana idufate kandi ubuntu bw'Imana bubane natwe. Reka Mwami urambure ikiganza cyawe cyera, udukomereze amaboko mu izina rya Yesu, amina. Tubahaye ikaze rero, tunabona ari gushimira abantu mwese mudukurikira, komenti zanyu tugenda tuzibona, ndetse munakora subscribe rwose. Benshi mugenda mutwereka urukundo. Nanongere mbasabe ko mushobojwe, ko wumva umwuka wera gutegetse, muzajye mudutera inkunga. Nyaboneka natwe turebe ko hari aho twagera, turebe ko hari iterambere twageraho. Buriya njye nkunda kuvugisha ukuri. Nunkorera subscribe, uzaba ukoze ikintu gikomeye, kubera ko uzaba ushaka ko nanjye ibyo mvuga byaguka. Kandi ikindi, ubu butumwa tuba dutanze mujye mukora share nabyo, ni byiza kugira ngo mugeze ku bandi. Ni byiza ko muri iki gihe cyane nko murabona ko turi muri guma mu rugo, biba bikwiriye ko n'ubutumwa mubusangiza abandi. Imana iduhane umugisha rero. Turaganira n'umugabo witwa Theoneste. Umunsi mfite ijambo Imana nshyize ku mutima, rifite intego ivuga ngo Imana iguhe gakondo, Imana ikumere gakondo, Imana ikugarurire gakondo yawe wari waranyazwe. Ndi gusenga mu minsi ishize, nari gusaba Imana nyibaza, Mana ibi bihe bimeze bite? Cyane by'umwihariko hari igihe burya ujya gusenga bitewe n'uko nawe ubona ibihe byakomeye. Nareba nkabona ba nyir'inzu, nkabona ni ikibazo, turi mu buzima butoroshye, murankurikiye bantu mukodesha, ukabona nyir'inzu ntacyo uza kumubwira, kubera yuko we ntabwo yubatse avunitse. Ikindi, kuba waburaye ntabwo bivuze ko abantu bose baburaye, biba bisaba ko ushakisha kugira ngo nawe ubone uko ubaho, utunge umuryango. Rero iyo ibintu byose byanze, sisiteme ni ugusenga. Hari igihe ureba ukabona inzira zisa nk'izifunze, bikaba ngombwa ko ujya gusenga. Muri urwo rwego rero ndi gusenga asaba Imana ngo igire ikintu ikora ku buzima bwanjye, nibwo Imana yampaye amagambo avuga ngo Imana impe gakondo, cyangwa se izampa gakondo. Numvise rero aya magambo ntayihererana, nshaka kuyafashisha abantu. Buriya umuntu wese atanga icyo afite. Turaza gufata akanya dusome Bibiliya, igitabo cya Yosuwa ibice 17, umurongo waho wa 14. Yosuwa 17 umurongo wa 14. Muramfasha dusome Bibiliya twese. Yosuwa 17 umurongo wa 14.
haranditse ngo abo mu muryango wa Yosefu babaza Yosuwa bati ni iki gituma uduha umugabane umwe gusa n'igice kimwe kuba gakondo yacu, kandi uzi ko turi umuryango munini, kuko Uwiteka yaduhaye umugisha kugeza n'ubu. Nuko Yosuwa arabasubiza ati niba muri umuryango munini, nimuzamuke mujye mu kibira mugiteme mwiyagurire mu gihugu cy'Abaferezi n'Abafara, kuko igihugu cy'imisozi ya Efurayimu ari imfungane kuri mwe. Abayosefu baravuga bati igihugu cy'imisozi ntabwo cyadukwira, kandi Abanyakanani bose b'i Betisheyani ni mu midugudu n'imidugudu yaho, n'abari mu kibaya cy'Iyezereli uko batuye mu gihugu cy'ibibaya bafite amagare y'ibyuma. Yosuwa aherako abwira umuryango wa Yosefu aribo b'Efurayimu n'Abamanase ati muri umuryango munini koko, kandi mufite imbaraga nyinshi, ntimwahabwa umugabane umwe gusa, ahubwo igihugu cy'imisozi miremire kizaba icyanyu, kandi naho ari ikibira muzagiteme, n'imirenge yaho izabe iyanyu. Ariko Abanyakanani nubwo ari abanyambaraga bafite n'amagare y'ibyuma, muzabirukane. Dusome kandi igitabo cya 4 cya Mose cyitwa Kubara ibice byaho 27. Kubara 27 aranditse ngo Uwiteka acira abakobwa ba Selofehadi urubanza. Tere ku murongo wa mbere. Maze higira hafi abakobwa ba Selofehadi mwene Heferi w'i Galeyadi wa Manase wa Makiri wa Manase bo mu miryango ya Manase mwene Yosefu. Aya niyo mazina y'abakobwa ba Selofehadi: Mahira na Nowa na Hogira na Miruka na Tirusa. Bahagarara imbere ya Mose na Eleyazari umutambyi w'abatware b'iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Baravuga bati data yapfiriye mu butayu, kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranirije kugomera Uwiteka bafatanije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha by'ubwe, kandi ntiyabyaye abahungu. Ni iki gikuza izina rya data mu muryango we? Nuko atabyaye umuhungu. Uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baraga gakondo ya se. Imana ishimwe. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo Imana iguhe gakondo yawe, Imana iguheshe gakondo wari warabuze. Abantu bakubwiye ibintu ntibabiguha. Emwe n'ababyeyi bakubyaye bapfuye nta kintu bakumariye. Usigara uri wenyine, nabo musigaranye barakuzutaguza bagutera hirya no hino. Ariko ndashaka kukubwira ko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikumere gakondo. Bibiliya ivuze iki? Uyu ni umuryango wa Yosefu. Bamwe mu bantu bari ubwoko buhirwa, kandi ubu bwoko bwari ubwoko bukomeye, ubwoko bwa Isirayeli. Hanyuma igihe cyarageze, Imana ibaha umugisha. Aba bantu bahawe umugisha n'Uwiteka rero byabaye ngombwa ko igihe cyageze ubwo bari gukata imigabane, aba bene Yosefu ngo bari bafite ahantu bari batuye. Ariko nubwo bari batuye ahantu, kubera ko bari abantu b'umugisha, ngo ko bari batuye ntabwo hari habanejeje. Mu miturire yabo ntabwo hari hagutse. Aho bari batuye hari hatoya. Bituma babwira Yosuwa, baramubwira ngo ahantu tuba twebwe ni hato, birakwiye kuduha gakondo ukatwagura. Zatumye ntekereza ku mugabo bita Yabesi. Yabesi uyu nguyu ngo nyina yari yaramubyaranye agahinda, ariko Yabesi ngo asenga Imana, aribwira ngo Uwiteka ndakwinginze uzanyagurire imbago, unyagurire imbago, umpe gakondo nanjye unyagure. Imana ishimwe.
birakwiye ko usenga ugasaba Imana ikakwagura, mu kazi kawe Imana ikwagure, mu mirimo ukora Imana ikwagure, mu byo ukora byose data akwagurira imbago. Gakondo yawe urayikeneye, ukeneye gakondo yawe. Herutse guteretwa barakwanga, gakondo yawe urayibura. Ubukwe nk'aho bwabayeho wumva ngo bwapfuye, njya mbibona ku ma YouTube ngo umuntu yapfushije ubukwe, gakondo ye burya aba yinyazwe, kandi akanyagwa gakondo mu buryo atatekerezaga. Kamarana nawe na fiyanse iminsi 3-4, ukumva umuntu ngo yaje yaguteranije kuri fiyanse wawe, ngo fiyanse wawe byapfuye. Nta kindi n'abademoni nabo bakunyaze gakondo, ariko ndashaka kuguhesha gakondo yawe aho uherereye. Birashoboka ko uri mu mahanga, birashoboka ko uri mu Rwanda cyangwa se Afurika yose, ariko ndashaka kukubwira ngo Imana iguhe gakondo yawe, gakondo yawe. N'ubucuruzi bwawe Imana iguhe gakondo, n'ubucuruzi bwawe ucuruza utanyagwa. Akazi kawe kose ugakore abademoni batakivangamo. Bibiliya iravuze ngo aba Yosefu babwira Yosuwa, baramubwira ngo twebwe aho tuba ni hato, ntituhakwirwa. Yosuwa arabitegereza, arababwira ngo okay, ibyo mumbwiye koko nibyo. Nimba muri abantu bahawe umugisha n'Uwiteka, nimufate imihoro muzamuke mujye mu kibira, mujye kwitemera, mujye gushaka gakondo zanyu. Haleluya! Mujye gushaka gakondo zanyu muzagure. Mwebwe biragaragara ko mwahawe umugisha n'Uwiteka nibyo, ariko kandi aho mukwiye kuba ntabwo ari ahantu horoshye, kubera ko mumbwiye ko muri ahantu hifungane. Hari igihe umuntu aba mu buzima bufunganye, ariko ndashaka kubugukuramo ngo ushyire ahantu hagutse mu kwizera. Ubundi turakwiye ko dukorera mu isi y'umwuka, apana kugenda mu isi y'umubiri. Tukaba turi mu isi y'umubiri ariko kandi tunakorera mu isi y'umwuka. Ukaba uri ahangaha ariko wicaye muri Amerika, ukaba uri ahangaha uri gukorera muri biro zikomeye, ukaba utagira ikibanza ariko uba muri etaje. Mu isi y'umwuka ntiwabyumva. Nuko bimeze. Hanyuma Yosuwa arababwira ngo mwebwe nimuhaguruke mujye gutema ikibira cy'Abafara n'Abanyakanani, muzazamuke mubatere. Hanyuma baba Yosefu baramubwira ati ariko nubwo tubwiye kujya kuyagurira, aba bagabo n'abantu bafite amagare ndetse n'ibyuma bikomeye, ni gute twabatera kugira ngo tubatsinde, turwanye abo bantu tubone gakondo zacu? Ni gute twe twarwana n'abadayimoni tutazi no gusenga? Ni gute twebwe undi bazana impamvu? Ariko ndashaka kukubwira ngo rwanira gakondo yawe, abadayimoni ntibakunyage nawe utume bakunyaga pe. Hoya, rwanira gakondo yawe, Imana nigushyigikire iguhe kurwanira gakondo yawe. Yesu ashimwe. Ndashaka kukubwira ngo Imana ikumpere gakondo. Geteo ndumva ashaka ko Imana impa gakondo y'umwaka utararangira. Irebe ukuntu ibigenza, ishakira ikibanza cyanjye muri uyu mujyi wa Kigali, gakondo nyibone. Nawe rega tube abantu bari honete, tubwize Imana, tuyibwire ngo duhe gakondo. Nimba baba Yosefu barahagurutse bakabwira Imana, nimba ntagira ikibanza, kubera iki Imana itama gakondo? Nimba ntagira inzu, kuki utasenga Imana iguhe gakondo? Tugiye gusenga isengesho mu kanya rivuga ngo Mana duhe gakondo zacu. Ni bande basuzuguwe? Ariko ubuzi iyo umuntu atarabwa gakondo arasuzugurika, ariko ari muri gakondo ye. Gakondo ni ubundi, gakondo dushobora kwa tuvuga gakondo abantu ntibabyumve. Gakondo ni ukugera ahantu hawe bwite, cyangwa se aho inkomoko, aho ukomoka, ahantu hitirirwa hawe, aho ababyeyi bawe bavuga. Icyo bita gakondo ni ahantu hari igisekuru cyacu. Icyo bita ibisekuru naho tuba duturuka ku gisekuru, aho ngaho ku gisekuru bahita kuri gakondo. Ariko kandi Imana igireba ikamenya ko twebwe mu kinyejana twavutsemo, twavutse mu gihe kigoye. Abantu benshi ushobora kuba uriho utazi so wanyu, utazi ba tata na okre. Uyu muntu udafite abantu nk'abo, bitewe n'amateka agiye abaho, uyu muntu nawe Imana imuhe gakondo, agire originalité, agire inkomoko ye. Ndagusabira gakondo mu izina rya Yesu. Ndayigusabira nanjye nisabira. Yewe data papa umya, papa wanjye ubyara yitwa Uzabakiriho Joseph. Uyu mubyeyi yisanze ku isi, mateka yaduhaye ataritaba Imana, ataragenda. Atubwiye ko yisanze ku isi, mama we yamubyaye, amaze kumubyara biba ngombwa ko ahita yitaba Imana. Akivuka mama we yaramubyaye atataha, kandi uburyo nyina yari yamutwise yari yarahuye n'undi muntu bari mu bintu byo guhiga bashakisha ubuzima.
nk'ubu nkava nkajya muri Amerika, najyaho ngatera inda umukobwa, uwo mukobwa twamara guterana inda nkahita mpfa, na wa mukobwa agahita apfa, uriya mwana uzavuka urumva azabaza nde? Nuko rero na data yavutse muri ubwo buryo. Urumva umuntu ntazi origine ye, ntazi se wabo, ntazi nyina, ntazi na nyina wabo. Urumva uwo muntu aba akeneye uburyo bwo kwiyadabuta, kwirwanaho mu buzima bwe. Hanyuma ubwo buryo data yaje gushakisha buryo ki ashaka yirwana, Imana iramukuza, ashaka aho kuba. Hariho ibintu bitaga peza na kera. Data yafashe amasambu, abantu ba kera rero bari abantu bazi gushakisha. Data afata imisozi arahinga, arashakisha, abona nawe origine. Ubu rero nkomoka kuri uzaba akiriho Joseph, abandi ntubambaze. Urumva mfite icyo bita gakondo, nanjye mfite igisekuru gituruka kuri Joseph. None nimba nawe so yaravutse muri ubwo buryo, cyangwa se nawe yaravutse muri ubwo buryo, reka nkubwire ngo Imana niguhe gakondo. Iyo so na nyoko bataguhaye, umugabane wanyu bataguhaye, jewe ndashaka kukubwira ngo data kumpere gakondo. Ahantu abantu babuze, haleluya, ahantu abantu babuze, data haboneke, aguheshe gakondo. Emwe no mu kazi hari igihe ushobora kujya kudepoza, wari uzi ko neza uri bubona ako kazi, ariko ntumenye uko bigenze, akazi kawe kakanga, kandi uzi ko wakoze ibizamini neza, bikanga bikarangira. Depoza bwa kabiri, Imana iguhaye gakondo. Haleluya, ndafashijwe Theo, ndumva ndi mu bavuta yo kubwira abantu ngo Imana ibahe gakondo. Gakondo yawe Imana iguhe gakondo. Bwana Yesu asifiwe. Imana ikumere gakondo, uve mu buzima bwo gupfundikana. Bibiliya yavuze ngo hari abakobwa 5 ba Serofehadi. Aba bakobwa 5 ba Serofehadi bari baravutse ku mugabo yitwaga Serofehadi, ariko Serofehadi ntiyigeze abyara umuhungu. Kandi mu mateka y'Abisirayeli cyari kikaziririzwa ko abana b'abakobwa bahabwa gakondo, cyangwa umugabane, cyangwa umunani. Tubyite gutyo, gakondo, umugabane cyangwa iminani, ntabwo byari byemewe. Ndetse mu Bisirayeli ntabwo abakobwa babarwaga, n'abagore ntibabarwaga, bajyaga babara abagabo n'abahungu. Urabyumva, igitsina gabo nicyo cyari kikizwi, nibo bari abantu bakomeye. Ariko dushimira Imana ko Imana yahinduye amateka. Umunsi wa none n'abadamu barajya ku ruhimbi, kera ntibyari byemewe. Cyari kizira kikazirizwa ko umudamu ajya mu rusengero noneho ari mu kwezi kwe. Ariko uyu munsi wa none abantu baragenda, kubera ko data yakoze ibintu bikomeye, yahesheje agaciro ababyeyi. Imana ishimwe. Haleluya. Nshuti bavandimwe munkurikiye kuri Bigira Iherezo TV, nta kitagira iherezo. Ubwo buzima urimo ndashaka kuza kugusengera nguheshe gakondo mu izina rya Yesu. Imana ikumere gakondo. Ayo marira urarurira, birashoboka ko watandukanye n'umuntu mwabanye, Satani yakunyaze gakondo yawe, umugabo wawe baramutwaye, baramujyanye, usigara wenyine, gakondo yawe urayibura. Kandi mwashakanye mukundana, ariko abademoni baraza mukora divorce, iyo gakondo yawe warayibuze. Ndashaka kukongera kukagarura gakondo yawe. Ndashaka kugusengera wowe unteze amatwi kuri Bigira Iherezo TV. Imana iguhe gakondo. Halatopeleza drashatola hydro. Imana iguhe gakondo sha. Imana ikumere gakondo wa mubyeyi. Amarira umaranye iminsi iguhe gakondo. Wa mupapa we, Imana iguhe gakondo. Wa mubyeyi we, wa mukobwa we, wa musore we, Imana ikumere gakondo. Ndabizi murankunda, murankurikira muri benshi, munkurikira muri benshi pe. Murabinyereka iyo ndi muri gusoma za comment, ndetse mukora na za subscribe, ndabibona, ndabikurikira. Rero Imana ikumere gakondo. Data guhe gakondo sha. Ako gahinda kawe kaveho, Imana iguhe gakondo. Gusengera. Bibiliya iravuze ngo abakobwa 5 bashinga urubanza, bajya kwa Mose, baramubwira ngo kuki utaduhaye gakondo twebwe? Kuki utaduhaye gakondo? Nuko data atabyaye abahungu. Abahungu nibo bari bagezweho. Ariko dushimire leta yacu y'u Rwanda ko hari icyo bita gender balance. Umunsi wa none umukobwa ahabwa gakondo, ahabwa umugabane ungana n'uw'umuhungu. So turabishimira leta yacu y'u Rwanda, ndetse tunashimira n'Imana ibakoresha. Nta muntu ibintu inegarite ntibiba mu gihugu cyacu. Habaho egarite, nta inegarite iba mu gihugu cyacu. Kubera iki? Nabo basomye Bibiliya. Ubundi kirazira kikaziririzwa gufata umuntu ukamuteja agaciro, ukumva ko hari umuntu ugomba guha ibintu byiza, undi ukahabwa bibi. Ntabwo ari byo. Abakobwa nabo ni abantu, ariko mu gihe cy'Abisirayeli bo ntabwo babarwaga. Dushimira Imana yakuyeho ibintu bikomeye. Umunsi wa none ababyeyi nabo agaciro, nabo kubahwa, ni abantu bakomeye.
mu maleta atandukanye abakobwa nabo bafata porosantaje, bafata porosantaje nini mu bijyanye na guverinoma, bagafata n'ibyemezo. Urumva rero hari ibintu byahindutse. Ababyeyi bashimira Imana yabahesheje gakondo, bakaba bafite agaciro uyu munsi wa none. Kera ntabwo byari byemewe. Uyu munsi wa none ufite agaciro, umunsi wa none ufite gakondo nawe. Hanyuma rero bakobwa ba Selofehadi bashyira urubanza se Mose Pureto, barangije ngo Mose ngo nawe ngo ahita arushyira Uwiteka, ngo Uwiteka abwira Mose, aramubwira ngo abakobwa ba Selofehadi mu kuburana kwabo nabateze amatwi baburanye iby'ukuri, nta mpamvu yo kudahabwa gakondo, uzabaheshe gakondo muri bene wabo wase nabo bazahabwa umugabane. Ndashaka kugusenya nkubwire ngo Imana iguhe gakondo. Bibiliya yatubwiye ngo bariya ba Yosefu barazamutse, Yosuwa arababwira ngo muzazamuke kurwana, murwanire gakondo yanyu, aba banyakanani mubirukane, mubakure mu gihugu cyabo bagende, namwe muhabwe gakondo. Nubwo bari mu kibira, bakaba bari mu kibira cy'abafara ndetse n'abaefurayimu, ariko muzabarwanye paka. Ndashaka ko turwanira gakondo zacu twari twaranyazwe. Benesi dry shando die stifo. Mana ishimwe, ndagira ngo dusenge. Mana ikumere gakondo. Uretse gupanga ubukwe burapfa, ubukwe bwawe bwarapfuye, gakondo yawe urayibura. Wagiye gushaka uburyo wacuruza imyenda, biranga. Ugerageje biranga, icyo upanze cyose kiranga. Data naguhe gakondo yawe. Icyo urambuyeho ukuboko kwawe kose biranga. Ni ukubera abadayimoni bakunyaze gakondo y'umugisha wawe. Ndashaka kukugarura gakondo. Wagerageje gushaka kubyara byaranze, Data naguha urubyaro, gakondo yawe igaruke. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo dusenge. Ndasengana n'umuntu ufite ikibazo gikomeye, ndasengana n'umuntu ubona ubuzima bwari bicanze, ndasengana n'umuntu ubona nta mibereho, ndasengana n'umuntu kandi wumva ubuzima bwe bwayoberanye, akaba yumva ntacyo amaze kuri iyi si, ukumva ntacyo umaze. Ariko ndagira ngo mubwire ngo Imana igufitiye ubwami, Imana igufitiye gakondo. Humura, humura. Haleluya, haleluya. Humura, Imana yacyagufitiye imbabazi. Reka dusenge. Ndashaka gusengera abantu bose bari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, babwire ngo Data abahe gakondo. Sengera abanyafurika, sengera abanyaburayi, sengera abanyamerika, ndasengera Australia na Oceania, ndetse ndasengera isi yose, Aziya nabo ndabasengera kugira ngo Data abahe gakondo. Benesa Edrai, Mana nyiringabo, Imana itanga gakondo, Imana imara umubabaro, Imana igira neza. Niko Dawidi yavuze, Zaburi ya 102 umurongo waho wa 18, yaravuze ngo Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, ndetse adasuzugwe gusenga kwabo, yumva gusenga kwabo ko abantu batagira shinge na rugero. Dawidi aragaruka kandi muri Zaburi 68 umurongo wa 6, aravuga ngo ni se w'imfubyi, ni umucamanza urengera abapfakazi. Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero. Tugushimiye ko tubesha mu mazu kandi nta kintu dukora, tugushimiye ko tubeshaho nta kazi tugira, tugushimiye ko uri Imana itugaburira. Tumeze nk'inyoni Mwami, bamwe muri twebwe ntitubiba ntiduhinga Mwami, nta mirima tugira, ariko tukabona uradutunze. Byo nishimwe. Benesi Edrai, shimirwa imirimo yawe, kuba tugihumeka, tutarapfa, tutaricwa n'ibyaha. Nishimwe. Ndasenze mu izina rya Yesu, hesha abantu gakondo. Mana nyiringabo, hari gakondo y'abantu yanyazwe, hari abantu babuze akazi muri iyi minsi bicaye, harimo n'abantu bene Data babuze akazi, bari barafite akazi mu minsi ishize, ariko dore Mwami banyazwe gakondo zabo. Sinatinya kuvuga ko hari n'abakozi bagukoreraga umunsi wa none, abakozi bawe barahagaritswe. Ndagira ngo bahe gakondo yabo, gakondo yabo yaranyazwe, bahe gakondo Mwami. Shinzira aho zitari bakubone, mu izina rya Yesu. Dukeneye kukubona bundi bushyashya. Ndagushimiye kuko Mwami utwumvishije. Umuntu wese warudukurikiye kuri Bigerezo TV, muhesheje gakondo. Ndabizi neza ko ujya unyumva, ndabizi ko iyo ngusabye unyumva, ndabizi kandi nyakubahwa kunkurikira aho ngiye hose kugira ngo ntazicwa n'ibyaha. Niko sengeye buri muntu wese umukurikirane kugira ngo Satani atamwigamba hejuru. Uturinde kwitwa n'ibyaha, uduhe gukiranuka kugira ngo gakondo zacu tuzazibemo turi amahoro. Ndasengera umuntu wese waba ufite ikibazo cy'uburwayi, imfubyi n'abapfakazi, ababuze uko babigenza, ubahe imbaraga zo gushobora gukiranuka, ndetse ubacira inzira aho zitari. Ubyaza ababyeyi bagiye kubyara mu izina rya Yesu, abagiye kubwirirwa ubahe kwihangana, ababuraye ahantu hatandukanye ubahe kwihangana, abashomeri
ibikomere, ubahe kwihangana. Uri Imana ije gukora ibinyuranye n'ibyo abana b'abantu batekereza. Urakoze ko mva gusenga rero, nutabara itorero, by'umwihariko nsengeye abantu bawe, nsengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, mu izina rya Yesu. Mutange umugisha mu Rwanda, hereye kuri perezida wa repubulika, utangemo umugisha mu bayobozi bacu bakuru, ugire neza abaturage ba rubanda rugufi, twese uduhane umugisha nk'abanyarwanda. Ikindi uduhe gutinya ibyaha, uturinde gukora iby'amaso yacu ashaka, plutôt iby'imitima yacu ishaka, ndetse turinde kureba ibyo twishakiye, ahubwo dukomereze amaboko. Turagushimiye ko mva gusenga mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze nyakubahwa Imana ko ubashije kumfasha abantu ndangije ubutumwa. Abantu bose bari bankurikiye, Imana ibahe umugisha. Hanyuma birashoboka ko waza kunkenera, nimero zacu ziba ziriho hejuru. Hanyuma kandi komenti zanyu zirakenewe, nubishobora umwuka wera agufashije dukorere subscribe na share ndetse na comment na like, nazo ni ngombwa. Imana iduhane umugisha, turabashimiye. Ari kumwe na Theoneste, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.